Murakoze. Amazina yanjye nitwa Shema Jordan. Jordan, amakuru yawe? Makuru ni sawa kabisa. Ari kuri boga ari kwe. Ni ukubera Imana? Kubera Yesu. Yes, hanyuma rero turi kuri mikoro zacu turakwakiriye cyane. Murakoze. Hanyuma mu busanzwe uri umusore birumvikana, ubanza nta n'umugore ugira. Nawe kabisa. Hana fiance pe. Undangire byose. Ndagukubita pasi. Mubita pasi. Umukobwa wese ureba uno musore akabona ni sawa, ahita anyuraho hanyuma mukubise pasi. Umuntu wese ari ukunda umeze ute? Yewe. Umukobwa usenga niwe wa mbere. Umukobwa usenga? Niyo yaba asa na Suzana? Sinarangiza. Sindarangiza. Umukobwa ukunda gusenga akaba ari na mwiza. Uvuze mwiza uvuze ngo iki? Umukobwa mwiza nyine w'inzobe. Umukobwa nyine nawe wifuza, niwe nifuza ariko akongera gusenga, wasanga wowe ushaka kunywa inzoga ntabwo mbizi. Nuvuga ngo ukunda umukobwa w'inzobe? Umukobwa w'inzobe. Niwe ubona ko ari mwiza? Mwiza. Nta wirabura ujya uba mwiza? Abirabura ni beza ariko uwo ufite ubukunda. Nanjye mfite abankunda. Nkunda inzobe. Ukunda inzobe? Cyane. Yes, bw'inzobe mwabyumvishije? Tayari aho ngaho. Hanyuma rero mu busanzwe rero uri umunyempano, hari impano waba ufite mu buzima bwawe? Jewe ndi umucuranzi mu rusengero. Uracuranga? Kurimba byarakunaniye? Nabyo ndabizi. Urabizi? Ariko numuze kumbwira ngo mbaririmbire. Kubera iki? No munsi nabyuze nasara ariko ndi umucuranzi mu rusengero. Uri umucuranzi, ucurangera ku rusengero? Curanga mu rusengero bita Desami. Desami? Ntago barufunze? Oyi, Desami ni sawa ntago bafunze, ni kwa Yesu. Ni kwa Yesu. Ni kwa Yesu ntago bafunze, bafite abapasiteri bize kabisa. Ya. Niki wabwira abantu bafungiye urusengero? Abacuranzi ubu ngubu kabisa, ubu ngubu ntacyo bari gufatamo. Insengero barazifunze, abacuranzi bageze bayo ntacyo bari gufatamo. Icyo nabwira abacuranzi bagenzi banjye. Bon, ntacyo nababwira kuko nabwira ngo basenge leta ifungura insengero kuko nanjye yaba ari ngiye bafungiye bakababwira ngo bagire icyo bambwira. Sinzi icyo bari kumbwira gusa no gusenga leta ikadohora. Ya kabisa, kandi turanashima Imana ko urwonyo batarufunze, niyo mpamvu kibyibushye ukiseka ugismilinga. Abandi byabacanze barabye. Reka abantu batuzwe n'urusengero papa. Harimo abantu batunzwe n'insengero cyane. N'abacuranzi cyane kugira ngo bane udufaranga ni mu rusengero badukura. Ariko ubona ari ihe mpamvu bibasiye urusengero ntibibasiye utubari ko natwe tutameze neza cyangwa se ibindi bintu. Buriya simbizi, buriya leta ifite ibyigendera ariko ngiye ntekereza ko insengero zishobora kuba ari zo kuko buriya hari insengero ubu usanga ziri kure, abapasiteri bagira inama yo kwigumura kuri gahunda za leta. Bagira abaturage ugasanga bagiye mu buvumo, ugasanga abapasiteri abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana bari gushikariza abantu kwiyiriza, ugasanga umuntu yarwaye igifu cyaratobotse ngo ari kwiyiriza ngo iminsi ngo 50 atarya ngo ushaka kuba nka Yesu. Rero nk'ibyo ntekereza ko ari nk'ibyo leta yagiye irwana nabyo. Hanyuma se wowe ujya wiyiriza busa? Ndiyiriza n'ubundi mu masengesho. Yes. Kubera iki se numva kwiriza ubusa urimo ku? Hari ukwiriza ubusa bitari ibyo, hari ukwiriza ubusa, harimo kwiriza ubusa kutarya. Kwiriza ubusa utarya. Ubwo ugamije iki? Bibiliya iravuga ngo hari abadayimoni badakurwaho, hari abadayimoni bakurwaho no kwiriza gusa. Ubwo abo nibo ndimo ndarwana nabo. Ariko se ufite abadayimoni koko? Atubwiza ukuri, ufite abadayimoni kweri? Oya, buriya hari intambara, buri wese agira ikintu asengera. Rero buriya nawe mu buzima uzakora ikintu utamenyereye gukora, Imana izagukorera igitangaza. Nanjye rero sinkunda kwiriza cyane, ariko iyo nirije hari ibintu bikoreka. Hari ibintu bikoreka cyane. Mvuga ikintu kimwe gusa wiyirije ubusa kikatagikoreka, nimba gihari. Kirahari. Nigeze kuba mfite icyifuzo, papa yageze kurwara, amaze ndiyiriza, Imana irabikora. Arakira. Nirije umunsi umwe, Imana irabikora arakira. Ngo bifite akamaro. Bifite akamaro cyane. Yes, turimo kugana ku musozo rero, uri umujene kandi hari abandi bajene bagenzi bawe benshi cyane ndetse batari muri bino bintu bya Yesu. Niki wababwira? Abajene batari muri bintu bya Yesu, hari abantu batekereza ko gukizwa ari ukuba umujangweri, gukiza ari ukumera nk'umuturage, ariko reka mbabwire ikintu cya mbere kiri cool no gukizwa. Gukizwa biri cool. Ubu musore mwiza nsari icyo mbaye ntacyo mbaye, kandi wasanga abadakijwe bari mu tubari bameze gutya baragongobaye. Gukizwa cya mbere birimo uburinzi bw'Imana, gukizwa ni ibintu byinshi. Baze mu nzu y'Imana tubigisha umuziki, mbese
yego yes urakoze cyane urakoze cyane hariya watubwiye ko witwa nitwa Shema Jordan Jordan yes urakoze cyane Jordan ni amahoro Imana iguhe umugisha shalom